kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Yes. Ibi mu byandike hagiye kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Muzamenya ko ndumuhanuzi. Ahubwo rwa buri dini risanzwe apana kuvuga ngo rya buri dini. Fata umurenge wose urawusanga mu rusengero rumwe. Uru rumwe mu murenge wose. Umurenge wose. Ibi mwavuga ngo mu kagari ngo wacu ngo mu mudugudu ngo urusengero ngo ngero inyuma y'inzu ngo niyo batangiye kushyiramo ngo indirimbo ya mbere ngo mbyumva ngo nta kibazo ngo nitego. Ubu ugiye kujya ukora uruzinduko ufata amatike ujye gushakisha Imana. Ujye gushakisha Imana. Umurenge wose urangiza ubaririza ngo urusengero ruba hehe. Nyuma yuko mwumvishe inkubiri, nyuma yuko mwumvishe message zitandukanye zagiye ziva hirya no hino, haba ku nzego za leta ndetse no ku nzego z'amatorero hirya no hino zivuga ku madini n'amatorero, nuko nje kukubwira ngo usenga niyongera igihe mu gusenga, kuko ibi mwiyaga gucererwa mwimakiya, ibi mwiyaga gucererwa muvuga ngo muri kureba ku misatsi, ibi utumwashaka kumirwa ngo muri koroshya utunwa ngo mubone uburyo ngo muza ngo kuririmbe imbere mushumba ngo nako twajya ngo utunwa tutoroshye ngo ubundi ngo nibwo ngo ritime ngo ijyamo neza ngo atambaye ngo twenda ngo tworoshye ngo ntago ngo kibuno ngo cyangwa ngo yajya muri ritime ngo ijyemo neza. Reka mbabwire hagiye kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Yes. Ibi mu byandike hagiye kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Muzamenya ko ndumuhanuzi. Ahubwo rwa buri dini risanzwe apana kuvuga ngo rya buri dini. Fata umurenge wose urawusanga mu rusengero rumwe. Uru rumwe mu murenge wose. Umurenge wose. Ibi mwavuga ngo mu kagari ngo wacu ngo mu mudugudu ngo urusengero ngo ngero inyuma y'inzu ngo niyo batangiye kushyiramo ngo indirimbo ya mbere ngo mbyumva ngo nta kibazo ngo nitego. Ubu ugiye kujya ukora uruzinduko ufata amatike ujye gushakisha Imana. Ujye gushakisha Imana. Umurenge wose urangiza ubaririza ngo urusengero ruba hehe. Ngo muri abasambanyi ngo muri abasinzi, nyamara mu by'ukuri abenshi twanasuzuma, yego si ukuvuga ko atari abasambanyi ndetse n'abasinzi mu bahanzi, ariko abenshi bagiye babitozwa n'ababashumbye. None se iyo uragiye nuyereka ahantu ubona ahantu imyaka iri ahantu uboneshereza izabura kona gute? Iyo uragiye urayibwiye ati turi turadushyimbo turoroshye kubitaho amata matatu, irabura kuyatamira. Kakora uwiragiye ni wowe wiragiye. none se Yego tugana ku musozo. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese, abadukurikiye muri mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese Imana ibagirire neza kandi bagirire neza cyane. Aka kanya nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka musabe kugira ngo abasuhuze, bamwita Toka Shitani. amahoro y'Imana ubwiza bw'Uwiteka Imana bukomeze bubane namwe mwese mwe mubana natwe umunsi ku munsi. Ndabasuhuje kandi mbabwira nti kabisa turagarutse kugira ngo dukomeze tubane akantu ku kandi. Yego Ya koramo gira ndirimbo namaze kuyimenyera koramo umuhogo. baravuga ngo undaje Mana yumva gusenga je kugaruza ibyanjye Satani yatwaye. Satani nubwo widunduka bashadendo, Yesu yarakunesheje. Toka Shitani va mu nzira twigendere, amafaranga yacu watwaye uyu munsi urayaruka, imigisha yacu warayifunze uyu munsi urayiruka. Ariko nawe uraza kuyamura we. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana Bernard. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uwo guhimbazwa mu isi no mu ijuru. Mbere na mbere tugushyize imbere y'iki kiganiro kugira ngo ubashe kukiyoborera, tweze imitima yacu igiye kuvuga igaragara imbere yawe itunganye.
abagiye kudutega amatwi ntibataha uko baje ahubwo bagira icyo bakura hano kuri iyi shene ngaho ubaka imitima y'abantu, humuriza imitima y'abantu, gira byinshi urema kubw'iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, Imana igira ibyo irema. Amina. Kandi ngo ibireme kubw'iki kiganiro. Biremwe nonaha. Ntabwo byari ibintu. Hari abantu bari bazi ko ngo ibintu byagoranye, ngo ibintu byaranze, imihanda yaranyereye, ngo ingendo ngo zaragoranye, ngo abantu ngo kujya mu kazi ngo bagataha uko bagiye. Ubu rero ndagira ngo twinjire muri kino kiganiro ko turi mu ijambo rivuga ngo biremwe nonaha. Biremwe nonaha. Ariko iyo abantu bavuze ngo biremwe nonaha, ntabwo ibintu ndabisobanukirwa neza cyane. Biremwe nonaha. Bishatse kuvuga ngo impamvu wenda utari wabisobanukirwa, areka dufashe n'abantu badukurikiye gusobanukirwa neza iri jambo icyo rishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ngo igihe ukizera, urabyumva? Ukizera ko Imana ishoboye, ukizera ko Imana hari ibintu yakukorera, ukizera yuko hari amateka yahindura, bisaba kuba wamaze kwinjira mu kirere cyo kwizera. Iyo utari wizera biragoye kugira ngo ubashe kugira igitangaza wakira. Ariko bundi igitangaza kiva he? Kiva mu kuba wizeye mu bitekerezo. Ibitekerezo byawe nibyo bishobora kuba byarema icyo Imana iri bukore kuri wowe. Bishatse kuvuga ngo icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mu cyo yo igushakaho. Sinzi nimba aka kantu bukumvishe. Igitangaza ukeneye kuri iyi Mana ushaka, umugisha ukeneye kuri iyi Mana, amahoro ukeneye kuri iyi Mana, visa ukeneye kuri Imana. Reka mubwire ngo ikintu cyose ukeneye kuri Imana gipfunyitse mu kintu yo igushakaho. Mbere yuko ukeneye ko Imana ikuremera igitangaza, biragusaba kubanza gutekereza, ukikura muri bya bindi byo kuvuga ngo ntago ishoboye, ukikura muri byo kuvuga ngo Imana ni inyantege nke, iyumvemo ko ishoboye. Yigirira icyizere, banza wumve niba ikubwira ngo ni mu micyubahiro cyanjye, kuko ntabwo nzigira nemera icyubahiro cy'Imana. Imana yavuze ngo ntago izimera icyubahiro cyayo gisangirwa n'undi cyangwa se igihereza undi. Rero niba igushakaho yuko ubanza kuyigirira icyizere, numara kuyigirira icyizere urahita unagira kwizera yuko ibyo uri buyisabe iri bubigukorere. Ariko utari wagera mu mwanya wo kwizera biragoye kugira ngo uze kwakira igitangaza cy'Imana. Uyu ati biraremwa nonaha ngaha. Nonaha. Live direct Tomasa. Delegitoma gusubizwa ni nonaha. Yego. Kwakira akazi ni nonaha. Kujya mu mahanga ni nonaha. Urumva? Kubyara ni nonaha. Guhabwa akazi ni nonaha. Kurya neza ni nonaha. Ukizera uhita ubona igitangaza cy'Imana. Aho ngaho uravuze, sinzi niba wari watangiye ikibwiriza ariko nari nkikubaza. Nuko nari muzaho gatoya nari nakurikiye inyigisho yawe. Kubwiriza tukuganirira. Yego, turimo turaganira. Aho ntugiye kumera nka babandi mu bihe byashize twagiye tubona bagiye bagaragara bavuga ngo nonaha, ariko bikarangira hari uwo tuzejya gukunda kuvuga ngo degree mini digi, urumva ati ni nonaha, ariko bikarangira nta musaruro tubonye. Nta musaruro tubonye. Buriya rero impamvu utabonaga umusaruro ni ryari? Impamvu utabonaga umusaruro ni ryari? Urambaje ngo ni kuki abantu bagiye bavuga ibitangaza, ariko mu by'ukuri tugategereza ibyo bitangaza tukabibura. Ahubwo ndakubajije ngo nanjye ni ryari wizeye ibyo wizeye ukabibura? None se habayeho kutizera? Niyo mpamvu abantu batatabara. Voilà. Habayemo kutizera. Bivuze ngo nufata Imana nk'inyantege nkeya, ibyo uyitegerezaho bizaza mu buryo bw'intege nkeya, uzatinda kubibona. Ariko nuyifata nk'Imana ihita ikora direct ako kanya kavuga ati irashoboye n'aka kanya ihita indemera, uzatana igitangaza. Nukuri bituruka mu hano mu kwizera. Mu kwizera. Ahubwo mu mutwe wawe wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, hizeye gute? Birashoboka ko umuntu yatanga igitangaza nawe ubwe adafite. Birashoboka kuko ntago ngiye igitangaza ari ngewe. Ntago ari nge utanga igitangaza. Ahubwo nyiri bitangaza ari muri twe. None ni gute wakorera deliverance umuntu? Yenda ari ubwo ni kuri babandi nyine bakunda kuvuga bati twebwe turakudelivura turagira gute? Ese birashoboka ko umuntu yakorera umuntu igitangaza kandi waboshye? Ubundi banza usobanukirwa iryo jambo umbajije neza irya ryo. Yego. Gukorera birashoboka ko wakorera umuntu igitangaza kandi wowe uboshye. Yego. Nikubajije. No
wenda abantu badukurikiye muza kubyumva neza mutaza kugendera mu gipindi yego ahubwo birashoboka ko Imana yakorera umuntu igitangaza iciye mu muntu utarakorerwa igitangaza. nta kibazo ukibajije neza yakorera umuntu igitangaza iciye mu muntu utarakorerwa igitangaza. None se uremera ko ikiraro gishobora kwambutsa umugenzi akagenda ikiraro kikasigara? Ni ikiraro nyine cyashyiriweho kuba ikiraro, ariko noneho uratubwira ati nanjye nashyiriweho gutabarwa ibiki n'ibiki, uba ufite kwiheba no kugira gute, ariko ikiraro kiba kiri hariya kugira ngo cyambutse abantu. Twebwe turi mu kwizera. Ubu tuvugana ntabwo navutse nambaye costume. Yego, none urayambaye nziza. None ubu ndayambaye. Kubona kubera ko Imana itabara, urumva dufite ibimenyetso birenga bingaherate. Rero nujya kubwira umuntu ko ati Imana twabonye ivugana natwe ngo nzabatambagiza. Ariko Bernard reka nkubaze kandi usubize. Yego. Kubera iki kuba umurokore yakwambara costume nziza, kuba yagira imodoka nziza, uhita wumva ko ari igitangaza nyine Imana yakoze cya danje kirenze kandi bisanzwe umuntu akora akabigeraho? Oya, impamvu ni yihe rero? Ntabwo ari uko abatwita abapagani. Yego. Uwiriwe mu kabari suko adatunga imodoka, si nuko atagira inzu. Yego. Urukumva? Nta nubwo ari uko batagira akazi karyoshye kurusha n'akacu twe twirwa dusenga. Ahubwo impamvu niye tubyirata. Nuko twebwe bari tubuye amagambo ngo nta kintu tuzageraho bitewe nuko tubona umwanya munini wo gusenga. Twirwa mu gusenga bakirwa bahinga. Yego. Twirwa mu gusenga bakirwa bacuruza. Bajya kubona bakabona duhuriye ahantu twakubizemo congo, twakubizemo kositimu, urumva turimo tugenda dushima Imana, bakabyara nk'uko tubyara, bakabona birabacanze, bajya kora bakabona abana bacu barize, nta kazi karemereye dufite, nta mashuri arenze dufite. Ibyo byose biva mu bitangaza by'Imana. Sobanura ijambo yenda uyangare ko uciye mu ryo uvuga, rivuga ngo iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Mamu yabu abantu batangiye kwiruka ngo utabareka. Abantu bahise bakora akaba karenye ngo icyo kiganiro batacyumva baza bugira ubwoba ko igiye kubareka. Reka nkubwire mbere yuko twinjira kuri jambo, hari ijambo rivuga ngo urumva oya sobanura bazi neza ni munyegere, sibyo? Kuko ndi umugwaneza, sibyo? Ndi umugwaneza. Hanyuma rero kubura ubwenge niki? Kubura ubwenge ibintu Imana ibivuga ngo kubura ubwenge nzakureka, bishatse kuvuga ngo Imana nta muntu ifata ku ngufu, sibyo? Kuko ni umugwaneza, igarura abantu ikoresheje ubugwaneza, nta gipindi ishyiraho. Bivuze ngo iyo nuramuka ubwiriwe iyi nama kandi ukayigirirwa mu bugwane mu ijambo ry'ituze, yego, warangiza. Ariko kenshi dufite abakozi b'Imana bajya batubwiriza, abamuyize urabizi, batubwirije ijambo ry'Imana, abantu bagiye bajya mu nsengero tukumva ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri abantu bagataha ibyo babwiye bakabitaho. None se nibo babaga babuze ubwenge? Niba Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, nzaguha urubyaro, wowe warangiza ukavuga ngo ibyimbwiye ngiye kugerageza nigire no kwa mupfumu, nabo bagira utuntu bangirira, wenda wa mwana none amuvanayo agapfa, ntabwo uzarenganya Imana. Imana ntabwo izaba umwana ntabwo azavuye ku Mana gusa, hazaba avuye no mu nzira zawe, uzaba wiciriye inzira. Ariko mu by'ukuri niba uvuze ubundi hari ubwenge bubiri. Yego. Yego. Imana yatanze ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Birashoboka ko wahitamo ikibi kandi Imana ikakureka kwihorera, kuko niyo mahitamo yawe. Ariko nubura ubwenge nyine izakureka, irakwihorera. Niyo mpamvu za nzira zihari ishobora kukurimbura cyangwa se ikagukiza. Ntabwo ikibazo cyanjye wacyumvise neza. Yego. Kimbwire neza nyumve. Hanyuma hari ukuntu umuntu aba afite utuntu dukeya asigaranye, tuvuta dukeya, agafu gakeya, agafu gakeya, urumva? Kavuga ati rero ubwo haje umushyitsi nimbura ubwenge nkakamuha kakarya, ibindi ndabivanahe. Iyo ubuze ubwenge agahita avuga ati iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Akigumya tukira ahangaho suri umukozi w'Imana. Uwo muntu wakoze ibyo bintu n'umutera ibuye, uretse gatoya ufite umuryango. Reba abana bawe wenda bahazwa n'ikiro cy'ubugari,
ni urugero ntanze. None abo bana bawe nibo bahazwa n'ikiro cy'ubugari, kandi hari ikiro kimwe cy'ifu, yego uraza kugifata ujye kugishyira umuturanyi wo hirya iriya aba baraye inzara, subiza icyo. yego aho ngaho bubuze ubwenge, abawe nibapfa bishwe n'inzara, bamwe warengeye hirya iriya. reka nkubaze uretse yego ngaho tubwire uretse gatoya nkubaze bariya bo hirya iriya, mbere y'uko umenya igikomere cyangwa igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wawe, banza umenye ikiri mu ryawe. utarakosora ibyo mu rugo iwawe ntushobora kujya gukosora ibyo mu rugo rw'abaturanyi. birasaba ngo banza wihereho, yego numara kubona koko ibintu bimeze neza, umenye ko n'umuturanyi akeneye kumera nkawe. ariko uramutse ugiye kuvuga ngo ugiye kubaka urugo rwo hirya kurusha urwawe, urwawe rurasenyuka 100%, ugasigara umangamanga urw'abandi rwakomeye. muri make uravuga ko ababuze ubwenge warangiza neza ubwo wasenze. reka nkubwire ntago wasenze ubwo hari imbaraga za mwuka wari ufite zo kuvuga ngo kuraho abantu bamwe bapfe udahereye iwawe ngo ugiye kurengera abari hirya iriya. oya ntabwo ububuzo reka dusobanurira abantu neza ubwenge. oya ntabwo ari ukubura ubwenge. twabonye umupfakazi muri Bibiliya wakiriye Eliya, urumva abo baracyarize. nyine abantu bagomba kugera ikirenge, abantu bagomba kugera ikirenge mu cyabo, bagera ikirenge mu cyabo. ujye kuba nkaho ndavuze ngo agiye kugera ikirenge mu cya Yesu, hari uwavuze ngo agiye kugera ikirenge mu cya Yesu. ureke unyumvire, abantu muri kujya mwigisha abantu inyigisho z'ibinyoma mukatuma abantu bwo bahashirira ngo agiye kugenda hejuru y'inyanza ngo nka Yesu sha yararohamye akanagira ikirenge babona umujyamo kandi ubwo bari maragira ikirenge mu cya Yesu. ubundi hari ubumuntu n'ubumuntu, sibyo? na Yesu ni Yesu. ni byiza ko tugerageza gukora nyine nkuko nabagize gute yabidutoje, ariko nanone tukareka kurengera. harano bakubwira ugasanga ahubwo twizeranye abantu ntushobora no kwakandagira. reka nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko. kwitangisha ni icyaha cyangwa si icyaha? genda dufite ikintu dukeneye mu rusengero, biterwa n'icyo witangishiriza icyo ari cyo. kubera iki se witangishije wakwigishije abantu ukababwira ko ari byiza, abantu ko bazi ko ari byiza gutanga, kuki ubafashe mu ijosi wa 5 nazi w'icumi nazi, urumva urumva umuteye njuga kwa ari butange makeya agahita abona menshi. Ese umwana iyo atari yamenya guhaguruka, urumva umwana iyo atari yamera kumenya guhaguruka, ugerageza kumwigisha gukambakamba, ukagerageza kumwigisha guhaguruka. none iyo witangishije agatanga duke yari afite ntubu muteye kubura ubwenge, kandi byo nakubwira. none se ahubwo we adutanze ate? kandi nibyo nyine nakubwiraga, nujya kureba urugo rwo hirya utabanje kumenya urwawe, yego niba uje no mu rusengero menya ngo ugiye gutanga ibihumbi, wenda tuvuge ngo barimo uvuze akantu nyibutsa akantu, abantu bavuze ngo tugiye kwitanga ingoma, byagiye bibaho mu nsengero nyinshi, bati dufite fundraising yo kugura ingoma za Sembare. no niba Sembare ihagaze mu 300, abantu bagahora muri Sembare mu ngoma, ubwa mbere baritanze. uri hano ndahari cyangwa watashye, ushobora kubucecetse kubera ko nawe uri mu bantu bagiye bitangisha za ngoma. oya ngushimye hakurya ariko Bernard none se nimba oya ingoma narayitangishije. oya dore ikibazo, dore ahantu byabereye icyaha. ingoma turabyemeye nk'abakristo ko ingoma zigiye kugurwa z'ibihumbi 300. yego buretse n'urugero natangaga, ni urugero 2010 zarabonekaga, ni urugero. wenda urungubu ibiciro byarazamutse, ariko mu gihe cya mbere no munsi haho zaraguzwe. noneho bya bihumbi wenda tuvuge 300 cyangwa 500 cyangwa 600 barabyitanze ku fundraising ya mbere, birishyuwe. wenda n'undi uriho no hanze yisuvuga ati kubw'umurimo w'Imana ntanzeho nandi aranarenze. noneho babonye yakakanu kararya, yaturufira rya, niyo mbese niyo system babonye iri kuzana menshi, bahise bavuga ati noneho mugerageze ki, inama irabaye ya directive vuba ubutaha muzabwira abantu ko
hari ikindi gikorwa cyari gihari cyari nyuma cyangwa se umuhigo wanze kuzura dufataho urumva hanyuma mubabwire ko n'ubutaha hari utundi twafashaho kugira ngo tuzongere tuve ku ngoma bagahora muri fundraising ingoma kitanga umwaka abantu bakiri mu ngoma kubera iki niyo turufu babonye irya ubu rero niyo mpamvu abakristo bakubwira ngo barabamenye n'abantu bamwe na bamwe niyo mpamvu utakibabwira ngo ni mwitange bitange bahuye n'ubwesikuro abakababwiye ngo mumenye ubwenge ari bya bindi bavuga ngo niba muri ubwenge ngo Imana izabareka abakabatoje kumenya ubwenge ahubwo nibo bari kubereka ubucakura buvanzemo ubwenge bwo kubasahura none se ubwo ngubwo none se niba yenda umuntu avuze ngo ab'ibihumbi 50 ngo uri ko Imana yavuze hakabura n'umwe ariko Imana ivuga ibihumbi 50 uretse hakabura n'umwe akavuga ibihumbi 30 hakabura n'umwe iyo Mana irivuguruje hakabura b'ibihumbi tugenda Imana kugenda yivuguruje bikaza kurangira avuze ngo n'abafite ibiceri 500 nabo nibaze akaba aribo baboneka mu by'ukuri ni Imana iri gukora cyangwa n'ubwesikora ahubwo bari gukora nakubwiye ngo ni tekinike n'andi bambwira ngo nubura ubwenge cunga neza wenda va mu mwuka da yego kuko wenda nta nuwugira jya mu mubiri yego urebe uyu mugabo ukuri imbere urebe uyu mugore ukuri imbere uri kugenda amanura ibiciro ngo ni Imana imutumye yego iyi Mana donc iribeshya ku buryo be mwiriterano ku 50 uriya muntu abifite kucitahere kuri ibyo biceri kuko ari byo yabonaga mufite yego igahera hejuru ngo ni kwimbwiye ngiki cyo twazize izakubita ngiki cyo twazize izavutura izasekagura izi nkoze z'ibibi ibi bisambo birimo bishaka kwiba abaturage bicucura utuntu abantu bakarariye bikicisha abana b'abaturage inzara ngo bari gushaka kwambara amakositimu ngo agezweho ngo n'amacongo ahenze ngo no kugenda mu modoka meza zizabarenza imihanda ndabivuze ariko icyo nzicyo izina ry'Uwiteka Imana rizubahwa nubwo mwaritukisha nubwo mwariharabika nubwo mwarishyirisha igisuzuguriro iyo abantu bari gukora ibingibi bari kugahisha izina ry'Imana kubera ko ubushize ngira ngo nakubwiye urugero rw'umukobwa wavuze ngo ngese nzongera gusubira mu rusengero bitewe n'ibyo nahaboneye uburyo abagabo bagiye bakora hano abandi bagakora hano kandi ngo n'abapastoro abandi ngo n'abahanuzi bakaderevura abandi bakagira bate urumva yaravuze ati ngese sinzahasubira ibiri kuberamo rero biri kubesha umurimo w'Imana ariko haracyari birindwi ntabyo haracyari birindwi ntabyo Bibiliya tuyisubiremo ntabyo warayivuguruye nyivugura kubera iki mbwira igihe byavuzwemo buretse biri mu cyo gitabo kwanza nyuma y'icyo gihe banza usubize nyuma y'icyo gihe niba unacyemera wenda se ko kumenya icyo gitabo menya icyo Imana yavuze ikisha abantu ntabwo ari kumenya icyo Imana ivuga bari kuboroka ibitabo cyane bari kuboroka ibitabo cyane kurusha kuboroka ibyo Imana ivuga uzazaryari Yesu wowe imingoma yawe ingoma y'amahoro abera baruhuke ya nitegereje iyi nta mahoro irimo ibikorerwamo nta gatendo gusa byuzuye mwamarira ndetse n'umuboro uvuze ahantu uranyibutse umukobwa ndazamutse mba nkubitanye n'umukobwa ari kubaza nyina ubwo umukobwa yambaye agejeje aha yabunusha urumva atangiye kubaza nyina ngo ariko mama biba kaya ndirimbo bimwe bajyaga baririmba kera ngo umukobwa baje nyina ngo mbese umukobwa abona umugabo bigenze bite ya nkumi yo kwa mwene Rubato arabati ko nagerageje gusokoza nk'imakiya ati nkambara utugufi nkagerageza nkakaranga ubunyobwa abantu nkababonja bakaryaho bakumva kubera iki ntari kubona umugabo kubera iki ntabona umugabo kobwa bararira abaza nyina ararira ndagerageza nkabonja abasore nkabonja abagabo ubunyobwa nkabukaranga nkababonja koko
atari ko mu by'ukuri ko nta muntu urambwira ijambo ryiza umuntu umukobwa wubabona umugabo bigenze bite nyina arumirwa nawe ngo ahera ku kirenge aritegereza arareba ngo ahera ku kirenge azamuka ku nzara yego areba utuverine arazamuka agera kuri foka kakandi kama kageza mwita ubumini niba ari mini niba ari iki ni mine burya nuko abantu ni mine okay bare ngo harenze biraturika ajya ngo ni mu Afrika y'Epfo bigatiyongi ariko Yesu we ngo nyina arareba aritegereza arebye ubujipo kuntu bureshya ngo nabwo ati rero bamukobwa ahubwo reka ngiye nkwibarize ati ahubwo nashaka kukubaza yego abahungu b'iki gihe umugabo w'iki gihe abona umugore bigenze bite ariko se koko wowe iyo urebye ubona umugabo azabona umugore bigenze bite nta mukobwa ukigira utubere tumeze kwa kundi kera bavuga ngo utubere dushinze ubu tukibaho yego urareba umwana w'imyaka 15 gazanga amabere yaraguye ukibaza ngo ese yagushijwe n'iki n'umuyaga se wari guserwakira wabaye mwinshi mu kirere nuko byibuha kera se ntibaryaga ubu nibwo hari ibiryo byinshi kurusha ibyaryaga kera ntibaryaga amavuta rero amabere yabagashinze abo ngo abahungu bari kujya baza bakayagusha abandi bakaza bakagusha udashyize hirya ngo ashyira hino udashyize hirya ashyira hino udashyize hino akamanura yego ubu ngo byaragoranye nahanga wisigeze twiganira ku musozo reka tugere ku bahanzi mwebwe abahanzi niki kintu cyatumye umwuka w'ubusambanyi ubinjirira kugeza ku rwego abagospo mwese mwagiye mubyara abana mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mbese muri Afrika y'Epfo niho musigaye mukorera ibitaramo iyo ugezeho ndakubwira ngo stop kubera iki stop tubwire kuramo ijambo rivuga ngo mwese mudukurikiranire mutubwire mwese abagospo mwese toka shitani hoshi katika china mu nzira twigendere abagospo mwese ndabihakanye ntabafite abana 30 nyine abo barahari arahari umwe ufite abana 30 abo barahari hari undi ufite 7 hanze reka mbyemere ko bahari hari undi ufite 4 yego urumva simbihakana none byabagendekeye ariko kuramo ijambo ryitwa ngo bose hafi ya bose nibura wenda ugerageza gutyo wenda koko ndakagenekereza naho tubwire kandi buke kwimbwa isigaye yica mu rusengero yo ngufitiye amakuru ariko ndaza ko agira inkuru ahubwo igishyushye nakubwira tuvuye kuri kamera agira inkuru nakubwira tuvuye kuri kamera imbwa z'umushakarijo imbwa zisigaziza guhanga kubera iki mwebwe ngo zirazize kwita injyaro imbwa zirugera kurimbi zigatera karizo hejuru ngundi zigashyiraho injyaro ku ruhimbi ngo bashumba bare baritima bati nta yindi korare dukeneye muzana imbwa nyinshi hanyuma warumbaje kubyo abahanzi katwigarukire abahanzi bari gusambana ariko si n'abahanzi gusa buriya nge mfite ikibazo gikomeye ahubwo mu gihe cyashize ngize n'amahirwe mbaje ku kibazo mu gihe cyashize umuhanzi yari afite igikomere yatewe n'abashumba yajya kubwiriza ahantu bitewe n'iki urabizi ko abahanzi akenshi bagira igikundiro tubyemere iyo uzi kuririmba neza warya umuziki neza harya dance abakobwa abadamu baragukunda tujye tuvugisha ukuri sibyo noneho ngo iyo uyu muhanzi yageraga hariya rero yatangira kurya ritime abagore baho bamureba cyane cyane bamwe beza mushumba yabengutse bamwe mushumba yagize gute yabengutse ngo iyo bamurebaga mushumba yitaga agira ishyari noneho wenda uyu muhanzi nta n'ishyari cyangwa se nta mwanya w'irari afite umwanya wo kuririmbira abantu ngo banezerwe ko nicyo cyaba cyatujyanye twebwe hanyuma uyu mushumba we yamara kumenya ko hagiye kuza umuhanzi agahita avuga ngo yaze ko ari wa wundi wahitinze wahageze abakobwa n'abadamu bakajya bafata ku dufaranga bakajya bamupfunyika bamubwira ati felicitation bati uririmbye neza yahitaga batura ntimuzamugarura
afite umwuka w'uburaya cyangwa ati uriya muhanzi afite umwuka w'uburaya muzamwihorere kubera iki hari abantu mushumba yarazi ko azigarurira imitima yabo ariko muri kano kanya abonye umuhanzi agiye kumuvangira kandi umuhanzi afite ahantu afite public y'abantu barenze abo mushumba kuko umushumba niba yigisha ku itorero rimwe muri paruwasi runaka ariko uyu muhanzi we aravuga isi yose gete imubona afite rero umuhanzi afite abantu benshi bamukurikirana kurusha uko umushumba umwe akurikiranwa rero niho navuga ngo ifuhe ryatangiriye noneho batangira guharabika umuhanzi bumva yuko ngo ahantu ngo hose ngo abahanzi ngo basambana oya ahubwo twarabivumbuye ntabwo abahanzi basambana ahubwo abashumba twasanze aribo bari gusambana ahubwo ikindi cyakurikiye namaze kubona nuko ubu tuvugana nta muhanzi ugifite isura mbi nkuko Theo bose babireba ubushize yaduhaye mu kiganiro atubwira ati ngiye ibi byose nakoze nabitojwe n'abashumba none se nako bushize mwateye amabuye Theo oya reka nkubaze subiza iki kibazo Theo bose babireba yaravuze ngo n'inzoga bwa mbere nayinyweshejwe n'abashumba ngiye abashumba nibo bajyaga banyereka bati dore kariya kadiyakonikazi nta mugabo kagira wakegera ukakabaza amakuru uri kubyumva ibyo byose ni ibintu Theo bose babireba yavuze mbere yuko iriya mbwiza ku ruhimbi agaragaza ibyaberaga mu bashumba ku ruhimbi abantu mu mutera amabuye ngo ahango Theo ngo agiye gupfa abandi baravuga ariko ubu kugeza aka kanya twamaze kuvumbura neza dufite ibihamya dufite amakuru dufite amarikoda dufite ama voice telefone zirenda guturika abantu batubwira ati twarabuze igihe cyo kubivuga abashumba baraduhemukiye baduteye inda turaceceka baratubwiye ngo nituzabivuge hari izo bagiye baduhirikiraho ngo ariko hari ababivuga kandi baragiye babikora bumva none abantu bagiye basezerana bagasezerana n'abahungu bababwiye ati mugire vuba n'Imana ibitubwiye ari ukugira ngo inda babateye zitamenyekana bizavuga ko ari uriya muhungu wayimuteye byakorwaga n'abandi se saba abashumba ubu rero nimuzongere kuduharabika nimuzongere kubeshyira nge nk'ijwi ry'abahanzi none ndabivuze nje kurenganura abahanzi bose ndabejeje mbarambitseho ikiganza mbasubije ku igaburo mbasubije ku ifunguro nimwakire muryoho mwese nimwakire munyweho mwese nta buzambanye mufite n'abasambanye mwabitewe n'abashumba babashumbye nabi ubu rero tugarukiye ku bashumba nimwihane nimutihana inkota y'Uwiteka izabarya nta muhanzi usambana ahubwo umuhanzi arasambanishwa barabasambanishije bandatinya kubivuga se barabasambanishije barababeshya ngo niho ngo ni amavuta ngo ava umushumba ko batari ko uri umwana mu gakiza abanze usome kuri kano kabyeri wumva uburyo amavuta aza ati uri umwana somaho akakujyana muri ofisi ugwamiraho ukumva ibintu bitangiye kunyeganyeka watangira guceza umuziki bati karakadiyakonikazi karoroshye ukabaza izina nta kibazo oya se uzagira ikibazo ari umushumba zubikubwiye arewe murababeshya turi mu ijambo rivuga ngo twarabavumbuye twarabavumbuye umuzajya mwitumira natwe twitumire kumugana wawe ndavuze ngo muzajya mwigurira nawe twigurire nokuri muzajya mwitumira nawe twitumire mudukubite hasi natwe tubakubite hasi kubera ko mwadukorogoshoye mu bwano badukoze mwanzi ngo muri abasambanye ngo muri abasinzi nyamara mu by'ukuri abenshi twanasuzuma yego si ukuvuga ko atari abasambanye ndetse n'abasinzi mu bahanzi ariko abenshi bagiye babitozwa n'ababashumbye none se iyo uragiye nuyereka ahantu ubona ahantu imyaka iri ahantu uboneshereza izabura kona gute iyo uragiye urayibwiye ati turi turadushyimbo turoroshye kubitaho amata matatu irabura kuyatamira kakora uwiragiye ni wowe wiragiye none yego tugana ku musozo reka tugusabe kugira ngo utambutse message yawe kuko ibyo wavuze byose twagiye tukubaza message ya nyuma nge nasiga hano kugira ngo dusoze iki kiganiro ni yuko nyuma yuko mwumvishe inkubiri nyuma yuko mwumvishe message zitandukanye zagiye ziva hirya no hino haba ku nzego za leta ndetse no ku nzego z'amatorero hirya no hino zivuga ku madini n'amatorero nuko nje kukubwira ngo usenga niyongera igihe mu gusenga kuko ibi mwiyaga gucererwa mwimakiya ibi mwiyaga gucererwa muvuga ngo muri kureba ku misatsi
ibi utumwashaka kumirwa ngo muri koroshya utunwa ngo mubone uburyo ngo muza ngo kuririmbe ngo imbere mushumba ngo nako twajya ngo ngo utunwa tutoroshye ngo ubundi ngo nibwo ngo ritime ngo ijyamo neza ngo atambaye ngo twenda ngo tworoshye ngo ntago ngo kibuno ngo ngo yajya muri ritime ngo ijyemo neza. Reka mbabwire, hagiye kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Ibi mu byandike, hagiye kugaragara urusengero rumwe mu murenge wose. Muzamenya ko ndi umuhanuzi. Ahubwo rwa buri dini risanzwe nakorera ngo rya buri dini, fata umurenge wose urawusangamo urusengero rumwe. Uru rumwe mu murenge wose, umurenge wose. Ibi mwavuga ngo mu kagari ngo wacu ngo mu mudugudu ngo urusengero ngo ngero inyuma y'inzu ngo niyo batangiye kushyiramo ngo indirimbo ya mbere ngo mba mbyumva ngo nta kibazo ngo nitego. Ubu ugiye kujya ukora uruzinduko, ufata amatike, ujye gushakisha Imana, ujye gushakisha Imana, umurenge wose urangiza ubaririza ngo urusengero ruba hehe. Urusengero rugiye kuba rumwe mu murenge wose, nabwo hazasenga imbarwa, kubera ko imyanya igiye kuba mu mikeya. Bishatse kuvuga ngo ufite icyo yamenye nakigumane, kuko niyo kigiye kumutunga mu minsi igiye kuza. Naho umurengwe murimo ngo nta kazaza, niko byahoze, bizahinduka. Iyo nje kubabwira ngo nimukure amerwe mu isaho, amazi si yayandi. Tugeze mu gihe Imana yavuganye natwe cyo kuza gupima imirimo, cyo kuza gupima agakiza, cyo kuza gupima abasenga by'ukuri. Hari abantu bajya guterana mujyanwe no kwerekana imyambaro mwaguze. Hari abandi mujya guterana mujyanwe no kwerekana uburyo ki mwamaze kurepeta uburyo abantu biyambika ubusa, imyambaro igezweho Satani yazanye ku isi, mugiye kuyipromotinga, kuyilauncinga. Aho no tugiye kubamenyera, tumenye n'abaje guterana bya nyabyo, kubera ko ugiye kuyakererwa ntaza kujya abona aho yicara. N'urusengero rumwe mu murenge. Ikindi mbabwire ngo uwasenga kabiri niyongera ibihe byo gusenga. Niyongera iki? Ibihe byo gusenga. Reka ndekeraho, ibindi nzabivuga ngarutse. Ibindi nzabivuga nabisengeye. Ariko Imana cyavugana natwe, iracyakorana n'abantu bayo. Ureka bagiye babivanga bakabivanga. Reka nkubwize ukuri, uko n'umuruzi apfa muri karitsiye ejo akavuka undi, ni nako umuhanuzi wo witeka, umuhanuzi Imana ikoresha, umuntu Imana ivugiramo, uyu munsi agwa ikarayihagurukije undi. Nimuhumure, abana b'Imana turacyahari. Turacyagize gute? Turacyahari. Kandi tuje gukora ibyo abandi bananiwe gukora mu gihe nk'iki kandi kigoranye. Abenshi bajya bavuga ngo ntago batwumva, ngo kubera ko ubushize baradusuzuguye, ngo ntago twaje twambaye amakositimu. Tuye kuya tuzihunduranya, twica n'abadayimoni. Namaze kumenya ko umudayimoni w'igisuzuguro yicwa n'umwambaro, hanyuma umudayimoni w'inzara nakicwa n'ibiryo. Mubyohereze tubirye, amatama veyo, twe tuhagarara amatama n'ama bari bavuganye. Oya ntago tuzashobora. Kari muri sengesho. Bajye bazana amatama ageze hano hano. Muvuganye ntago hano ari kwa mupfumu, nta nubwo araho baza gutontomera. Ahubwo mujye mureka tubwira abantu iby'Imana dutumye, haba mu neza no mwituze. Abantu b'Imana baruhuka imitima, mubwira n'ibyurutse imitima. Rero uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye. Iyi minsi tugezemo iragoye, iruhije abagenzi cyane cyane kubakumenye. Rero twambika imbaraga muri uru rugendo, hindura imitima ya benshi, kubera ko bamwe bamaze gucika intege. Garura abantu mu nzira y'agakiza. Hanyuma muri kino gihe insengero zibaye nkeya, ongerera abantu imbaraga zo kujya gushakisha imbaraga zawe, kubera ko harahirwa abagushakana umwete, kandi abagushakana umwete nibo bazakubona. Ngaho rero twebwe tugarukirije ahangaha, ariko wowe nk'Imana ukomeza werekeze ibivuzwe bigire hirya no hino, kandi bigire icyo bihindura ku buzima bw'abadukurikiye. Ndabizi bamwe barumva bakumva tuvuze ukuri, twarasa ku ntego, bakora ku kibyimba cyari kibyimbye kuri bo, barangiza akavuga ngo turabatonetse, ngo turabahemukiye.
ariko mu by'ukuri ntabwo tubatonetse ahubwo tubabwije ukuri. Twemere rero abangabo nabo dutonetse batangiye kubabara ngo kubera ko tumenya amabanga y'ikuzimu, nabo ubasange ubakumbuze ibyo ubwami bwawe babwire ati mugarukiraho, kubera ko igihe cyo kurimbura isi cyegereje. Ngaye nguko ganza kandi utegeke ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane Bernard. Iki biganiro byacu nakagaruka naho butaha. Naho butaha.